duhanagura amarira yose twarize. Tubahaye ikaze ku Mabuye Mazima. Nitwa Byukusenge Marie Jose. Nkaba nifuza nshaka kubagezaho ubuhamya bwanjye. Ubuhamya bwanjye rero bufite ibice bitatu. Ngiye kubaha igice cya mbere nicyo ngiye guheraho, nzajya ngenda nkurikizaho n'ibindi bice uko bikurikirana. Rero mbere y'uko ntangira, reka mbanze nsenge mbone gutangira neza ubuhamya bwanjye igice cya mbere. Uwiteka Imana yacu, turagushimye kuko udukunda kandi ukatwitaho ku manywa na nijoro. Turagushimye kuko uturinda uko bwije n'uko bukeye. Umwanya nk'uyu rero ngiye kujya mu mwanya w'ubuhamya bwanjye. Ndakwinginze ngo ubane nanjye, umpe kuvuga uko ibintu byagenze ntanyuze hirya ntanyuze hino, kandi n'ukuri unshyigikire iby'umumaro byose mbitambutse. Kandi abazumva buno buhamya uzabubake mu bugingo, uzabafashe, uzabigishe mu buzima bwabo, kuko nzi yuko harimo inyigisho. Urakoze ko ugiye kubana n'abaduteze amatwi, kandi nanjye ukabana nanjye ugiye kuvuga. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Rero ntangire ubuhamya bwanjye igice cya mbere. Ubuhamya igice cya mbere hakubiyemo ubuzima bwanjye kuva mvutse kugeza uyu munsi, hakazamo n'ubuzima bw'agakiza. Rero navutse mu muryango w'abantu 7, papa na mama n'abavandimwe banjye 5. Akaba ari njye wari mukuru, nari imfura. Noneho ababyeyi banjye bari abakristo bo mu idini katolike. Tugakunda gusenga, nabo bakundaga gusenga, tukajya tujyana nabo gusenga. Nanjye urumva navukiye mu bakristo, nkomezanya nabo, nkunda gusenga cyane. Naravutse ndakura nkunda gusenga, ndi umukristo mu idini rya katolike. Igihe kiragera ndumva ndi nko mu myaka 12. Mu myaka 12 nibwo urumva abakatolike hari amahame y'itorero ryabo cyangwa idini ryabo, hari ibyo bemerewe. Mu byo bemerewe rero kunywa inzoga nabyo birimo. Icyo gihe nanjye nanywaga inzoga. Nakundaga gusenga, ariko ubwo impamvu mvuze ibyo ngiye kuvuga gatoya ibyaha nari mfite muri icyo gihe cy'ubwana. Nakundaga kunywa inzoga nkasinda, kandi ikindi kigeretse kuri ibyo nkakunda gusuzugura. Birashoboka ko n'abana bazakurikira ino video. Ubwo rero muri icyo gihe cyanjye nanywaga inzoga, nari umusinzi, ikindi nkasuzugura cyane. Kubera ko nakundaga gukina cyane rero, ntabwo iyo nabaga nageze mu mukino, ntabwo iwacu bambwiraga bati ngwino ujye kuvoma, ngwino ujye gutashya, reka da. Ntago nabumvaga, ntago byashobokaga. Rero icyo gihe cyarabaye kirahita, ndakomeza ndakura ngera mu myaka 13. Mu myaka 13 rero nibwo muri cya gihe habayeho jenoside imaze kuba. Ababyeyi banjye barataha, papa na mama n'abana barataha, dusigara turi 2. Twari abana 5, bamwe barataha, ubwo ni 3 n'ababyeyi, nsigarana na murumuna wanjye turi 2. Turakomeza dukunda gusenga, ndakomeza nkajya nsengera muri iryo dini rya katolike. Igihe kigeze, hari akantu natarutseho gato, ntabwo ko nakundaga kunywa inzoga, ariko nyifite imyaka 12 ndebye ububi bwayo, niho nafashe umwanzuro, ndavuga nti inzoga ndayiretse. Nari mbitarutse, mfata umwanzuro ndeka inzoga. Iyi nzoga ituma nsinda nkaseka ubusa, ituma ngenda ngwa kandi ndi umwana. Mfata umwanzuro ndayireka. Nayiretse rero nkiri umukatolike. Ntago navuga ngo naretse inzoga kuko nahinduye idini, nayiretse kera. Gusuzugura byo rero nabyo reka nze mbabwira igihe nabirekeye. Urumva jenoside yamaze kuba, ababyeyi barataha n'abavandimwe, dusigara turi 2, dusigara turi imfubyi. Mu bupfubyi bwacu rero twagiye turerwa ahantu hatandukanye. Ngewe narerewe muri konserine mu kigo cy'imfubyi.
aho ngaho niho natangiriye ubuzima bukakaye bukomeye. Twararerwaga, urumva ubuzima bwari bumaze guhinduka. Igihe kigeze umuntu umwe wo muri famiye aza kumenya ko nasigaye, amenya ko ndiho. Tukiri mu kigo cy'imfubyi rero twajyaga tujya mu misano yitwa Kabgayi. Twabaga mu kigo cy'imfubyi i Muhanga, hari hafi ya gare munsi y'umuhanda. Hari ahantu hari ikigo cy'ishuri, ndumva cyanditseho ngo GS Gitarama. Icyo gihe cyacu rero hari handitseho ngo Konserine. Harimo abana b'imfubyi, nanjye niho narindi. Twarahabaga rero, ndumva icyo gihe tuba muri icyo kigo, urumva ubuzima bwari bwatangiye gukakara. Ariko n'ubundi narasengaga nubwo byari bimeze bityo. Narindimo mbabwira igihe narekeye ibyo byaha byanjye. Icyo kunywa inzoga narakiretse nabibabwiye, ariko icyo gusuzugura nacyo ngira ngo cyagendanye nuko nari mfite ababyeyi. Aho naburiye ababyeyi niho cyagendeye. Maze kubura ababyeyi natangiye kwiga kubaha noneho. Urumva namaze kuba mu kigo cy'imfubyi. Mu kigo cy'imfubyi nahavuye mukuru wanjye niwe waje kuhantwara. Aje aza kunsaba mu kigo cy'imfubyi, aza avuga ati uyu mwana ndamukeneye, papa we ariho. None narinje kumutwara. Mu kigo cy'imfubyi rero ntago bapfaga gutanga umwana, baranyimana. Bamaze kunyimana, twiga gahunda ngewe na mukuru wanjye wo kwa data wacu. Mfata amakayi, nkugiye kwiga mu gitondo ndamuherekeza. Tugeze aho nari bumanukire ngo njye kwiga, niho yahise abika ya makayi yanjye mu gikapu cye. Amaze kuyabika, duhita dukomezanya urugendo turajyana. Bivuga ngo muri make mu kigo cy'imfubyi nagiye batabizi, ubwo tuba turatahanye gutyo tugiye mu muryango. Ntangira ubuzima bwo kuba mu muryango. Aho rero gusuzugura byarangiranye nkifite ababyeyi. Kuba muri famiye niho natangiye kubaha. Ntangira kwiga kwitaba karame, ntabyo narinzi. Ntangira kubaha, nta muntu nasuzuguraga. Rero ibyo byaha byarangiriye aho ngaho. Noneho rero ubundi mu buzima busanzwe nakundaga abantu bitwa ADPR cyangwa se abapantekote. Ndibuka ko hari igihe ndi mu rugo kera ababyeyi bagihari, nigeze kubacika njya gusengera kuri ADPR, njyana n'abavandimwe banjye, barumuna banjye na basaza banjye. Icyo gihe iwacu barabimenya. Bamaze kubimenya baratwicaza bati kuki mwagiye gusengera hariya? Bati kandi we mukuru niwe wabajyanye. Bafata inkoni baradukubita. Barangije nkanjye mukuru wabajyanye, bati we wabajyanye, we turagukubita nyinshi ko wajyanye abana gusenga hariya ahantu kandi bitemewe. Baradukubita baraduhana. Barangije turihana, nyine ntitwongera gusubirayo. Urumva ko Pantekote nayikunze nkiri umwana, ariko nubwo nayikunze sinahise nshobora kuyijyamo. Dukomeze rero aho naringereje. Namaze kuva mu kigo cy'imfubyi njya mu muryango ndererwayo kwa data wacu. Ntangira kubaha, ntangira kwiga kwitaba karame ntawe binyigishije. Imana iramfasha birakunda, Imana ishimwe cyane. Rero ubuzima narabukomeje, ndabukomeza. Primaire ndayirangiza. Maze kuyirangiza narangije primaire ndi muri uwo muryango nagiyemo mvuye mu kigo cy'imfubyi. Maze kuyirangiza ndatsinda, njya kwiga secondaire ahantu yitwa Butare kure ya Veka Butare. Njyayo ndiga guhera mu wa mbere kugeza mu wa gatatu. Ubwo ngeze ku buzima bw'agakiza. Ngeze mu wa kabiri, urumva nahageze nkiri umukatolike, nsengera mu bakatolike. Ariko nkajya nshishamo, nkajya gusura na babandi twita abarokore. Ku ishuri rero habaga hari rajepura, habaga EPR, ADPR, abaporoso barimo ibice byinshi. Twese twahuriraga hamwe tugasengera hamwe. Abo rero najyaga ngenda nkajya kubasura, nkasengana nabo. Ngera aho ngaho numva ndafashijwe, numva ndahakunze cyane. Mitamo kureka mu bakatolike, ninjira uko nguko muri rajepura. Ndi muri rajepura rero urumva nagiye mumaze gufata umwanzuro, ndavuga nti bo
hari uko nitwaraga ngiye kubihindura. Nkiri ku ishuri, nkigera ku ishuri, hari imyitwarire nari mfite idasanzwe. Natangiye kwiga kwambara mini, ijipo ngufi, ntangira kwambara amakabutura n'amapantaro, ntangira gusongoza inzara. Urumva nagiye muri rajepura ari uko nteye, ari uko meze. Ariko nkimara kujyamo iyo myitwarire yahise ihinduka. Kwambara mini ndabireka, kwambara amakabutura ndabireka, ubwibone mbese ibintu bigendanye n'ubwibone byose nari mfite mbishyira hasi ndabireka. Ntangira gusenga, ntangira kwambara neza. Umuhamagaro wanjye rero nahamagawe nkunda gusenga, nkunda kuririmba, niho umuhamagaro wanjye ushingiye. Nakundaga gusenga cyane, nkiyiriza ubusa, nkafata ibihe nkasenga, nkiyiriza ubusa. Noneho ikindi nkaba no muri korali nkakora umurimo wo kuririmba. Hari abana twakoranye umurimo muri korali bakundaga gusenga, nshaka gusuhuza. Iki kiganiro ninyishyiraho nzashyiraho na nimero yanjye, nibayibona bazambabarire bampamagare. Hari abana twakundaga guhurira muri chapelle tugiye gusenga twiyirije ubusa. Ngiye kubavuga amazina, umwe yitwaga Epifani, undi yitwaga Apolinari, undi yitwaga Christine. Abo bantu ntago nzabibagirwa mu buzima bwanjye, kuko n'abantu twari duhuriye ku murimo wo gusenga. Twahuriraga muri chapelle dusenga, ukabona ko ari abantu bakunze gusenga cyane. Rero nibabona iki kiganiro bakabona nimero yanjye, bazambabarire bampamagare bambwira amakuru yabo, kuko numva nifuza kuyamenya. Rero ubwo naho natangira ubuzima bw'agakiza, cyane ko n'ubuzima bw'ubupfubyi bwahise bunyigisha kubaha. Nakomeje iyo nzira y'agakiza nyine ndiga, ndatsinda mu wa 3, tronkome ndayitsinda, njya mu wa 4. Banyohereza ahantu hitwa Irwankuba, groupe scolaire Rwankuba. Irwankuba rero ngezeyo naho nakomeje gukorera Imana mu murimo wo kuririmba n'umurimo wo gusenga. Ndumva Irwankuba nkigerayo hariho n'igihe cyageze bantorera kuba presidente wa rajepura, kandi uwo murimo nubwo utari woroshye ariko Imana yaranshyigikiye, nawo ndawukora kandi nkukora neza. Imana ishimwe cyane. Nshimiye Imana ko yandindiye ku ishuri. Ku ishuri haba ibigusha byinshi, ariko Imana yarahandindiye. Buriya nk'abantu bize segonderi, abantu twiganye, hari terimi ivuga ngo guterana akadobo. Nk'abantu twiganye cyangwa n'abandi bahize icyo gihe cyacu barabizi. Nari umuntu bavuga ngo Jose aterana akadobo, kuko iyo umuhungu yazaga akakubwira ati ndagukunda, ndashaka ko dukundana, iyo wamwemereraga mwarakundanaga n'ibindi bigakomeza. Ariko iyo wamwangiraga wabaga umuteye akadobo. Njyewe rero nari ndi mu bantu baterana akadobo. Byari bizwi ko Jose aterana akadobo, kandi guterana akadobo nta kundi byari ukugira ngo nirinde ibyanyobya, ibyandangaza, nkomeze ubuzima bwanjye bw'agakiza nta gisitaza mpuye nacyo, kandi Imana yaranshyigikiye ibana nanjye. Ubuzima bw'ishuri rya segonderi rero nabwo narabukomeje ndaburangiza, njya mu buzima bwo hanze. Ngeze mu buzima bwo hanze ndahaba, ndakomeza ndererwa mu muryango. Hari mukuru wanjye twarerwaga hamwe muri uwo muryango kwa data wacu, umwe nababwiye aho twari turi. Igihe cyarageze aravuga ati rero muze tugende iwacu aho ku ivuko, tujye kubayo, twegera amasambu, duhinge, tumenyere ubuzima bwacu. Urumva ubwo yari mukuru wanjye wo kwa data wacu, nanjye na murumuna wanjye tuva kwa data wacu, uwo wari urimo aturera wasigaye, turagenda tujya ku ivuko, niho twakomereje ubuzima. Arakomeza araturera nk'umubyeyi nyine, nubwo nawe yari umukobwa mukuru, ariko yarakomeza araturera. Imana imuha umugisha kubwo kwitanga kwe, ndabimushimiye. N'iki kiganiro nawe nakibona azumve ko mushimiye kandi mushimira ubwitange bwe. Yaratureze, igihe kigeze ararambagizwa. Amaze kurambagizwa aravuga ati, abwira umusore wamurambagije ati rero niba unkunda unkundire n'abavandimwe. Uwamurambagije rero nawe yari umuntu mwiza, arabyemera ati nta kibazo, abana uzabazane. Ubwo nuvuga ngo yarashatse, aradushakana, atujyana mu rugo iwe, araturera njye na murumuna wanjye.
araturera mu buzima bugoye, ariko yarakomeje araturera kugeza igihe ngewe yanshyingiye nkagenda. Ariko akiturera urumva segonderi narayirangije ndera, igihe kiragera mbona amahirwe yo gukomeza kaminuza. Ngeze kaminuza nabwo ndakomeza niga ntaha muri urwo rugo. Mu buzima bugoye namwe murabyumva, umuntu yari imfubyi hari ibintu akenera ntabibone, kandi naho narererwaga ntabwo bari kubibona byose. Nize mu buzima bungoye, ariko ndashima Imana yuko yabanye nanjye, ntibibe impamvu yo kwiyandarika kandi ntibibe impamvu yo kunanirwa kwiga. Imana ishimwe kuko yamfashije kwiga kaminuza nkayirangiza. Ndayishimiye cyane. Noneho nkiri no muri kaminuza nakomeje wa murimo w'Imana, kuririmba no gusenga, ntabwo nigeze mbireka, nakomeje umurimo w'Imana. Dukomeje rero ku bigendanye n'ubuzima bundi busanzwe, ngeze muri kaminuza hagati nibwo narambagijwe n'umugabo ari nawe turi kumwe. Ariko murabizi n'ubundi umuntu ntarambagizwa n'umuntu, hari n'abandi bagiye barambagiza, ariko uwo nshaka kuvugaho n'uwo turi kumwe. Yarandambagije ndimo hagati yarandambagije ndimo niga, ubukwe turabupanga mu buryo bugoye, ubukwe buraba, turabana. Ndashima Imana rero ko yadushyigikiye ikaduha abana, ikaduha abahungu n'abakobwa. Abakobwa ni 3 n'abahungu ni 2. Rero Imana yampaye umugabo ukijijwe, imumpa n'ubundi yari yabimbwiye mbere mu nzozi. Duhura n'ibigoye by'inzitizi, ariko birakemuka, turabana kugeza na n'uyu munsi turi kumwe, kandi Imana iracyakomeje kubana natwe, iracyakomeje kudushyigikira. Rero mu buzima bw'agakiza hari ibintu nahuriyemo nabyo nshaka kubabwira. Kera nkifite nk'imyaka, turerwa muri wa muryango wa mbere mvuye muri konserine, hari ikintu Imana yanyeretse mu nzozi nshaka kubabwira. Nari ndyamye nijoro ndota mbona ijisho, ubwo naribonaga nk'aho riri hejuru mu gisenge. Mbona ijisho rinkanuriye, ni ijisho rimwe nabonye ariko rireba cyane kandi riteye ubwoba. Numva ndabwiwe ngo iri jisho ni iry'Imana. Iryo jisho kuva icyo gihe urumva nari ndi mu myaka mikeya, hagati ya 13 na 15, kugeza n'uyu munsi ndacyarireba nkaribona, ndacyaryiyumvamo. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yakijijwe hari ukuntu asabana n'Imana, hari ukuntu avugana n'Imana, ibintu avuganye nayo bikamufasha mu rugendo. Iyo ngeze nk'ahantu hakomeye, nibuka rya jisho Imana yandebye cyangwa yanyeretse. Niba ari ikintu kibi nagakoze, nkibuka rya jisho kandi burya ririmo rirambona, ahita nyereka. Kambaho urugero rutoya, nigeze gukora mu mafaranga nkayabika pe, menshi cyane. Igihe kigeze mbona nta mafaranga mfite, navuga ninsohoka mu kazi ndagenda nguze uriya muntu w'imbere uhakorera 1000. Ndagenda ndamubwira nti simuvuze izina, ndumva atari ngombwa, wangurije amafaranga 1000 aho ngaho uko nzayaguha n'inyabona. Arangije aranseka cyane, araseka ariyamira ati koko nawe n'amafaranga ubitse yose ukabuza kuguza 1000? Ati ubu iyo ugitora ukagenda ugakemura ibibazo byawe ntwari kuzakigaruramo. Ndamusobanurira namubwira nti se amafaranga yego ndayabitse ni menshi, ariko sayanye ntabwo nemerewe kuyakoramo, nguriza wowe. Arangije yarangurije pe, ariko yabanjije kunyigisha ati reka ntabwo bishoboka ko umuntu yabika amafaranga angana kuriya ngo abure 1000. Urwo rugero ndutanze ndukurije kuri rya jisho pe, narayarebaga ko nyafite nyabitse, ari nanjye uyacunga, ariko rya jisho ntabwo ryari gutuma ntora cya 1000, kuko umutima washoboraga kuzuka ukambwira uti wakwigurije, ariko rya jisho nkahita nongera nkaribona, nkabona rirandeba, nkahita numva ko nagomba gukoramo. Rero iyo wakijijwe hari uburyo Imana igenda ikwigisha bikagufasha kugenda ukiranuka mu rugendo rwawe. Imana ishimwe cyane.
mu bundi buzima bwo gukizwa nanone ngiye kubabwira, ibyo mbibabwiriye kugira ngo mumenye ngo ijisho ry'Imana riratureba aho uri hose. Ibyo ukora byose, niba ari ikintu ugiye gukora, umenye ko ijisho ry'Imana rikureba. Rero ntabwo uzavuga ngo ntawe undeba kandi ijisho rikureba, keretse hari rikweretse nawe. Njyewe nararitinye kugeza n'uyu munsi na n'uyu munsi mba numva ari kindeba. Nta kintu rero napfa gukora kibi, ntabwo byakunda. Rihita riza nkongera nkaribona, rigahita rintangira. Hari ikindi kintu nahuye nacyo mu buzima. Nari ndwaye ndi ku ishuri aho muri segonderi, ndwaye indwara ikomeye, numva ari indwara iri mu bwonko, ku buryo nicaraga mu ishuri nkumva sinjye uhari, nkumva simpari, nkumva sinzi ukuntu meze, gukurikira amasomo bikananira, gusubira mu masomo bikananira, nkumva ndarwaye. Abo twasenganaga n'abo twakoranaga umurimo bagerageje kujya bansengera, bakansengera, ariko icyo gihe ntabwo nakize. Nanjye nkajya nsenga uko nshoboye. Rero igihe kimwe ndyamye, ndi mu buriri ndyamye, ndashaka kubabwira akamaro ko gukizwa cyangwa ko kubana n'Imana. Rimwe ndyamye numva ijwi riraje rirambwira riti, mwana wanjye ndagukijije. Iryo jwi nkimara kuryumva ryaje ari ijwi ryiza, ijwi rituje, ijwi koko mpita nanjye numva ko ari ijwi ry'Imana. Kuva icyo gihe numva iryo jwi, nta burwayi nongeye kumva, kandi bwari uburwayi bukomeye. Wumve ngo uburwayi buza ukumva umutwe uratakaye, ukumva ubuzima burahagaze, kumva ntuhari, bwari uburwayi bukomeye. Ndashima Imana rero ko yankijije icyo gihe, ibinyujije mu ijwi ryayo inabinyibwiriye. Imana ishimwe cyane. Mu buzima bwo gukizwa nanone ndashaka kubabwira kandi kantu nahuye nako. Hari igihe cyageze ngira intege nkeya, ngize intege nkeya nkajya ndyama ntasenze, rimwe kabiri gatatu nkaryama ntasenze. Noneho igihe kiragera najya kurira uburiri ngo ndyame, nkumva ijwi rirambwiye, ariko uri hehe? Nkurira nkaryama, ntavuga ni wenda ubwo ninjye ubitekereje, mwiryamira. Noneho ikindi gihe nanone nakongera ngiye kuryama, nteye akaguru ku gitanda ngo nurire njye mu buriri, ariko uri hehe? Iryo jwi ryambwiye nk'inshuro nk'eshatu cyangwa enye. Mpita numva ko aho riganisha, kubera ko ndi umuntu wakuze nkunda gusenga, naravuze ntirijwi, ariko irijwi rishobora kuba ririmo rimbwira ko ntaheruka gusenga. Imana yarambuze, ntireka nze nsenge ndebe. Mfata umwanya rero njya ahantu ndasenga, ahantu nakundaga gusengera, mfata umwanya munini ndarira, ndasenga, ndataka, mbese mbwira Imana ibintu byose. Icyo gihe iryo jwi ryambuzaga amahoro byarangiranye n'uwo munsi. Ni ukuvuga ngo rero iyo wakijijwe, ijwi ry'Imana rikugendaho. Iyo hari ikitagenda neza rikugendaho, kuko riba rishaka kugira ngo ukomeze ugorore inzira zayo. Imana ishimwe cyane. Ibyo nari mbibabwiye kugira ngo mbabwire mu rugendo rwanjye rw'agakiza ko Imana ntiyigeze indeka, yagiye ibana nanjye, igenda inkebura kandi igenda inamfasha. Rero gukizwa ni iby'umumaro, nicyo kintu nabasha kubabwira. Dukomeze rero mu bundi buzima busanzwe. Nari ndimo mbabwira ngo narijise ndarangiza, Imana impa urugo mu bintu bigoye. Ubwo ntabwo nagiye muri detaye. Imana impa abana, ndashima Imana rero ko ibyo bintu yabikoze. Abana ni ikintu cyanshimishije mu buzima bwanjye. Nk'umuntu wabuze abantu, urumva nabuze abantu njyewe, ubu ntiwambaza mama wacu kwa famiye yo kwa mama, nta muntu wambazayo. Ubu ntawe abitwa ko basigaye nabo ni abantu bavuye i Bugande, bavanyeho na mama wari yari mukuru wa mama, nawe yaritahiye uwo mukuru wa mama, cyo koza abana be bo barasigaye. Ariko nari ndimo mvuga ngo abana Imana yarabampaye, numva ndishimye. Ubwo iyo mbarebye nyine mpita mbabonamo ba bene wacu nabuze, nkumva ndishimye, nkumva nsubizwemo imbaraga, nkumva ni ikintu cyiza Imana yankoreye. Ibyo nabyo ndabishimiye. Imana ishimwe cyane. Ndumva rero ntizimbye mu magambo. Imana ndayishima, yampaye kwiga, impa kwiga primaire ndabishobora,
mu buryo bugoye, kwiga segonderi ndayishobora nayo ndarangiza, impa no kwiga kaminuza nayo ndayirangiza. Ndashimira Imana yanshoboje mu buzima bugoye. Ubundi ngewe kare mu byo navuze mbere nababwiye ko kera nakundaga gukina nkiri umwana, nakundaga gukina cyane nkasakuza nkasahinda, ariko aho mbere imfubyi sinzi aho byagiye. Kwa kuvuga kwanjye ngira ngo naho kwagendeye, nabayeho ndi umuntu ugira amagambo make mu buzima. Ni ukuvuga ngo abantu banzi barabizi, kuvuga ni ikintu kingora mu buzima. Impano yo kuvuga ntayo mfite, ndavuga ariko ndi muri ba bantu ushobora kuvuga ngo agira amagambo make. Nanjye nuko kuko nisanze kandi nta kintu nabihinduraho. Hari igihe cyabaye ndavuga ariko se buno buzima ko bumbangamiye, wazabisengera Imana ikama nanjye gushabuka nkavuga. Ariko ndareba nkurikiza uko bimeze muri ngewe, ndavuga nti reka da, ntabwo nzi ko ibi bintu byahinduka. Mbiganizaho n'undi muntu arambwira ati rero ibyo bintu nibyo byiza, ahubwo bireke bigume gutyo. Ariko ntabwo ari ibintu byoroshye kugira amagambo makeya, ariko Imana yagiye iturema uko yabonye bikwiriye, uko yabishatse. Nuko rero nisanze, ariko kandi numva nta n'icyo bintwaye, nageze aho ndabyakira nubwo bigoye. Burya iyo umuntu atavuga rero aba yaraguwe. Hari igihe abantu bamwe bavuga bati arirata, ubundi bakavuga bati arasuzugura, ubundi bakavuga bati kuba atavuga ni ubugome bumurimo, ubundi bakavuga bati uriya muntu utavuga akagutinya. Ariko mu by'ukuri ndimo ndavugira abantu batavuga, abantu bagira amagambo make ndimo ndabavugira. Hari igihe nanjye bavuga ngo ndasuzugura, ngo ndirata, iki bamwe bakanagutinya bati buriya ni mubi, ariko reka da, ntabwo ariko biba bimeze. Imana yagiye iturema ukuntu gutandukanye. Hari abo yahaye gusabana, gusahinda, bagiriwe ubuntu nyine nuko yabahaye. Hari n'abo yahaye kuvuga amagambo makeya nkanjye, ariko mu by'ukuri iyo nisuzumye numva nta bugome buba muri ngewe, kandi niyo nisuzumye numva ntasuzumye, kandi niyo nisuzumye numva ntirata. Gusa nisanze uko nguko nsanga ngira amagambo makeya, nuko nyine ndanabyakira nubwo bigoye, nubwo ibyo bintu baba bakuvuga gutyo, ariko nta kintu wabihinduraho kuko niko Imana yakuremye. Imana yaturemye uko ishaka. Ndumva rero iki ni igice cya mbere cy'ubuhamya bwanjye, navuze muri makeya, ndumva nabusoreza ahangaha. Mu minsi ikurikiraho muzumva n'ubundi buhamya, igice cya kabiri. Reka nsoze nsenga. Imana ibahe umugisha. Uwiteka Imana yacu, ndagushimye kuko uri Imana idukunda, Imana itwitaho. Ndagushimye kuko wanyujije iriya nzira yose y'ubuzima, ukabana nanjye, ukamfasha mu buryo bwo kwiga, ukamfasha mu buzima bwa buri munsi kugeza kuri iyi saha. Mwami wabanye nanjye, ndabigushimiye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze rero, nsengera abazumva buno buhamya kugira ngo buzababere inkomezi muri uru rugendo, kandi buzabafashe bunabubake, kandi bubagirire umumaro. Urakoze kuko uri Imana yumva kandi uri Imana ikora. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu.